Icyitonderwa, application n'ibindi byose twakoresha ntago bisimbura ubumenyi ukura ku bantu bahuguriwe kwigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'uburumbuke. Ni ryari watangira kujya wandika ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bwawe? Ikaze kuri Twimenye na Bwiza. Uyu munsi turatangira uruhererekane rw'ibiganiro bizajya bivuga uburyo wareba ibimenyetso biranga uburumbuke bw'umugore, ukabikoresha ubara ureba iminsi watwitiraho n'iminsi utatwitiraho. Uyu munsi turatangira tureba uko bareba ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bw'umugore. Abantu benshi batekereza ko kugenda ureba ibimenyetso by'umugore buri munsi ukagera aho ubyandika kugira bijye ku murongo bibe byaguha amakuru ari akazi kenshi, kubera ko habamo gupima umuriro buri mu gitondo, hakabamo kureba ururenda buri munsi, hakabamo no kureba ibindi bimenyetso bitandukanye. Mu gutangira niko buri wese yabitekereza, ariko ubundi kugenda ureba ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bwawe ukabishyira ahantu ukabizi, ubundi ni iby'agaciro, biguha ijambo ku buzima bwawe bw'imyororokere. Kubirinda gusama bikabarinda kuzajya bahora bafite ubwoba ngo nshobora kuba nasabye, kubera ko abazi igihe iminsi ashobora gusamiraho n'iminsi adashobora gusamiraho. Ku bashaka gutwita nabo bibereka iminsi myiza ifite amahirwe menshi yo kuba basama bakaba bayibyaza umusaruro. Mu buzima busanzwe tugenda twiga ibintu byinshi, bimwe tukabyiga bitugoye, ariko nyuma ntunamenye uko byigeze bikugora kubyiga, ukajya ubikora utanabitekerezaho cyane kubera ko wamaze kubimenya. Urugero ni nk'uko bafunga rase z'inkweto. Bagiye kutwigisha uburyo ki wafunga rase z'inkweto. Tugiye kwigira hamwe ukuntu washyira rase cyangwa imigozi y'inkweto mu nkweto n'ukuntu wazifunga. Icya mbere dukora ni uko tugomba kuba dufite urukweto. Urukweto ruba rugizwe n'imirongo nakita ko ari ibiri, buri bice bibiri, kimwe cy'ibumoso n'ikindi cy'iburyo, kigizwe n'imirongo itandukanye itondetse ku murongo, ariho ushyiramo iyo mishumi y'inkweto kugira ngo zifunge. Ni ukuvuga ngo igice kimwe turacyita icy'iburyo, ikindi tukita icy'ibumoso. Imyenge ikurikirana turavuga tuti imyenge y'ibumoso n'iy'iburyo, cyangwa se tuvuga tuti imyenge yo hasi. Icyo gihe turaba tuvuga imyenge yegera amano, uko ugenda uzamuka wegera aho ushyira amaguru tuhite hejuru. Ubwo imyenge y'iburyo yo hasi ni imyenge ijya kwegera amaguru iri ku gice cy'iburyo. Dufite umushumi w'inkweto. Rase yacu nayo ifite ibice bibiri, ifite igice cy'ibumoso n'igice cy'iburyo. Hari ukuntu bazingira akantu k'agashashi cyangwa akantu k'agaparasitike gatuma iyo winjijemo mu mwenda bigenda byihuta. Mu gutangira urafata urukweto ururebeshe aho ushyira amaguru hakuregereye, aho ushyira amano hakwitaruye hegereye hirya hatandukanye. Ufata rase yawe, ijisho rimwe urishyire mu kaboko k'iburyo, irindi jisho ryishyire mu kaboko k'ibumoso. Nurangiza ufata akajisho ko mu kaboko k'iburyo ushyire mu rukweto ku gice cy'iburyo mu mwobo wo hasi. Umuhaba hasi n'ahandi wegereye ujya kwegera amano, wirinjizamo uturutse hanze ujyamo imbere, uzamuka ijisho uko uryinjije mu rukweto rw'iburyo ku gice cy'iburyo mu murongo wo hasi, noneho urirasohokera mu munwa wo hejuru ibumoso. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho birabiteganye. Ryinjire mu munwa wo hasi iburyo, risohokera mu munwa wo hejuru ibumoso. Nurangiza ubwo byinjira biva noneho mo imbere bisohoka hanze mu mwobo. Uko kuri ya rase yari yarangije kwinjira wayisunitse uyisohora. Uribuka ko ugifite ijisho ry'ibumoso, iryo ngiryo ry'iburyo ushatse warirekera hasi ukaryihorera ukareka. Tugiye gukoresha ijisho ry'ibumoso. Tugiye turerekanya ko amaboko yose muri icyo gihe urayafite. Tugiye gushinga noneho ijisho ufite mu kaboko k'ibumoso mu munwa w'ibumoso hasi uturutse hanze, uryinjizemo. Numara kugera imbere wambukiranye utambike ujye ku gice cy'urukweto rw'iburyo, noneho urasohokera mu munwa wa kabiri kuko wa mbere warangije kuwukoresha na kandi wasize hejuru. Noneho urambuka ugenda uca murongo wa kabiri hasi, noneho usohokere hanze. Winjiriremo imbere ubwo biravuze ngo uko winjiyemo rase ukajyamo imbere niko n'ubundi ugumamo imbere
ukaza gusohoka. Muri icyo gihe uraba ufite ka kajisho gasohokeye mu murongo wa kabiri hanze ku kaboko k'iburyo. Icyo gihe ushatse wagenda uhinduranya amaboko. Icyo ugiye gukora nuko ugiye gufata wa munwa wambukiranye nk'uko wabikoze bwa mbere igihe wafataga ya kote yari isigaye mu kaboko, wambukiranye yarase, ugenda ujye ku gice cyo ku murongo wa kabiri w'ibumoso. Noneho urinjizamo uturutse hanze nawe ujyamo imbere. Numara kwinjizamo wongera wambukiranye rya jisho ryarase uko ryinjiye mu gice cy'ibumoso mu murongo wa kabiri, urikurure ujye uba ngombwa ko ukurura rase ihagije kugira ngo ugende ugire umwanya wo kubikomeza ugenda winjira muri iyo mirongo. Ibyo byo nta kibazo, ushobora gukurura rase uko wagiye usiga nyinshi ukagenda uyikurura, ibyo nta kibazo. Winjize muri uwo murongo noneho wa gatatu iburyo, kuko umaze kwinjiza mu wa kabiri nibwo wasohokeye, wahereye hanze ujyamo imbere. Ubwo urambuka ujye kuri kote y'iburyo nanone winjize mu mwenge uturuke vuba imbere ujya inyuma ujya hanze. Noneho nurangiza uze kwambukiranya uva hanze, wongere uze gusubira ibumoso ku murongo wa gatatu. Urakomeza ukora ibyo ngibyo biri buze kurangira wambukiranya uva ku murongo wa nyuma cyangwa waba usigaye ku kaboko k'ibumoso, wambukiranye ku mwenge w'iburyo hejuru, niho wonyine waba usigaye. Ubwo rase zose ziraba zasohokeye hanze, wowe uze gufunga. Bamwe muri twe dusanzwe tuzi ko dufunga inkweto, hari abatabizi habe namba, bibaye ibintu bishyashya. Habaho n'uburyo bwinshi bwo gufunga rase z'inkweto, wenda buno n'uburyo bushyashya. Mwumvisha uburyo iki byafashe umwanya munini kubisobanura nta nkweto afite, kubyumva biragoye. Ariko ufashe inkweto ukagerageza kubikora nk'uko yabivuze, uno munsi bishaka kukunanira, n'ejo bikakunanira, ariko iyo umaze kumenya ntunamenya ko wigeze utekereza ko bigoye. Kimwe no gufunga rase z'inkweto tumaze kubona n'ibindi bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, nabyo iyo ukibitangira ushobora kumva ari ibintu bigoye, ariko iyo umaze kumenya amabwiriza y'ibanze bagenderaho, ibindi mu buzima busanzwe bwa buri munsi ukabikora utabitekerejeho cyane, bikaba ubuzima bwa buri munsi. Nk'uko ubyuka ugakaraba, ugateka wenda igikoma, guteka ibishyimbo, ntabwo wirirwa ubitekerezaho ngo ndabigenza gutya, ni ibintu ukora gutyo kubera ko byamaze kwinjira muri wowe, n'ibindi nuko bigenda. Birumvikana ko mu kugenda ureba ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bwawe hazamo no kugira aho ubyandika, kubera ko ushobora kwibagirwa. Ariko iyo ufite ahantu byanditse uba ushobora gusubira inyuma ukavuga uti mu minsi 10 ishize cyangwa se kuwa mbere byari bimeze gutya, uyu munsi bimeze gutya, bityo ukaba ushobora kugenda ubihuza. Muri kino gihe ni igihe cyiza kubera ko abantu benshi bafite smartphones, ariko mbere uko tujya ku bafite smartphones, reka turebe ku batazifite. Ku batazifite ushobora gushaka nk'urupapuro ukajya wandikamo, kubareba ururenda buri munsi nirwo rwibanze cyane, ukagenda wandika uko rwa rumeze kwa mbere kwa kabiri gutyo, uhereye kuva imihango ikirangira. Iyo uzi ibyo ureba mu rurenda uko rumeze, uko rukweduka, nimba rutose cyangwa se rudatose, hari aho ugera ukavuga uti iki ni igihe amahirwe yo gusama ari menshi. Mu gihe ushaka gusama ukahita ushaka uburyo ki watangira gahunda zo gushaka umwana, mu gihe urinda gusama ukirinda ibintu byose bishobora gutuma usama, harimo kwirinda kubonana n'umugabo cyangwa se gukoresha agakingirizo. Kubafata n'umuriro wabyukana buri mu gitondo, iyo ufata umuriro buri mu gitondo bivuga ko washoboye no kugura termometero bakoresha, kubera ko ntabwo bakoresha termometero zisanzwe bakoresha kwa muganga. Izabigenewe igihe cyose cyangwa akenshi zizana n'urupapuro ruriho imbonerahamwe, hariho umuriro, imiriro itandukanye, hariho aho wandika umunsi wa kangahe nyuma y'imihango, hariho wandika n'ukwezi murimo. Nimba ubyutse uyu munsi ari umunsi wa 5, kuva umunsi wa mbere w'imihango ukareba aho uwo munsi wa 5 uri, wenda nabyukanye umuriro ungana 97 wenda n'ibice 5, cyangwa se bakoresha °C wenda 36 n'ibice 5, ukareba uwo muriro n'uwo munsi ugashyira akadomo, ukagenda ukora buri munsi, ukajya ugenda uhuza utwo tudomo bitewe n'aho turi, ukaba wareba uti hano umuriro warazamutse cyane, hano umuriro wari uri hasi. Tuzagenda tubigarukaho nyuma. Bivuze ko ufite urupapuro cyangwa ikayi aho wandika uko ururenda rwagiye ruhinduka, ukaba ufite n'ahantu hari imbonerahamwe wandikaho
umuriro wagiye ubyukana buri mu gitondo, ugateranyaho n'ibindi bimenyetso bitandukanye by'inyongera ureba bigaragaza uburumbuke bwawe cyangwa bw'umugore wawe, ushobora kugenda umenya uti ino minsi hari amahirwe menshi yo kuba yasama, iyi minsi igihe cyo kuba yasama cyararangiye. Noneho ku bakoresha ama smartphones hari ama apps menshi cyane bakoresha mu kugenda bakurikirana uburumbuke bw'umugore. Application uko yaba imeze kose, uko yabikora kose, ikigufasha ni ugushyira amakuru hamwe buri munsi, noneho ikaba yanagufasha kuyashyira ku murongo ku buryo ari ibintu ushobora kurebesha amaso ugakuramo amakuru ukeneye. Nta na rimwe app uzayikoresha ikwigisha wenda uko waboneza urubyaro cyangwa se uko wasama byihuse. Iyo ikigufasha ni ukukubikira amakuru ikayagushyirira ku murongo, wowe ukarebamo amakuru ukeneye. Ama application menshi ahari, iyo uzi neza icyo ushaka kuyakoresha, amakuru ushaka ko agufasha gushyira ku murongo, bigufasha guhitamo application wakoresha. Hari ama application menshi, harimo yo navuga ko aciriritse, ayo nakita gaciriritse nayaguha uburyo bwo gushyiramo wenda uyu munsi nabonye imihango, uyu munsi ni uwa mbere, uyu munsi yarangiye, bakakubwira igihe ovulation cyangwa se igira izarekurirwa, bakanakubwira ikindi gihe imihango izazira. Ariko utekereje neza, ntabwo application ikuzi, ntabwo izi uko umubiri wawe ukora, ntabwo uzi ibibazo bya buri munsi unyuramo, ntabwo izi icyo ubuzima bwawe bwa buri munsi buri kunyuramo. Rero kuba wayibwira uti nabonye imihango uyu munsi, ikakubwira ngo uzabona iyindi gihe iki n'iki, ntabwo ibyo bihagije. Izo application nabagira inama yo kuzikura mu zo mukoresha. Hari izindi navuga ko ziri hagati na hagati, ziguha uko ushyiramo igihe waboneye imihango, wenda zikanaguha n'uko ushyiramo umuriro wabyukanye. Ariko nk'uko twabibonye, tuzanakomeza tubigarukaho, umuriro ukubwira ko amakuru iguha y'ibanze ni ukukumenyesha ko ovulation yarangiye. Bivuze ko uramutse ushaka gusama, ntabwo wakoresha umuriro ugenda ubyukana buri munsi ngo ubone amakuru ukeneye yagufasha gusama. Nazo ntabwo ari application nziza wakoresha ushaka kureba cyangwa kubika amakuru agaragaza uburumbuke bw'umugore. Izo navuga zirimo ibyangombwa ukeneye by'ibanze na application ziguha aho wandika igihe wabonye imihango, zikaguha aho ushyira ururenda rwawe uko rumeze, zikanaguha n'aho ushyira umuriro ubyukanye mu gitondo, byaba byiza zikanaguha n'ahandi ushyira amakuru atandukanye. Wenda uti uyu munsi ndababara mu nda, uyu munsi ndababara amabere, uyu munsi ndumva nshaka kurya ibijumba cyane, ibintu nk'ibyo. Iyo application wayikoresha ni nziza cyane. Mugiye kuri Google mwazibona nyinshi, ariko mberetse nk'urugero rw'iyo navuga ko ifite ibintu bihagije cyangwa se by'ibanze ukeneye kugira ngo ubike amakuru agaragaza ibimenyetso by'uburumbuke bwawe. Application nahisemo kubereka yagufasha kubika amakuru y'ibanze ku burumbuke ni application yitwa Kindara. Nk'uko mubireba kuri screen, hariho aho ushyira umuriro wabyukanye buri mu gitondo, ugerageza gupima ku masaha amwe, nta kintu urakora utarabizuka, utariyorose, biba byiza waba ukiri mu biryamirwa byawe, nta n'umuntu muravugana, ugapima umuriro ubyukanye. Wamara kuwupima, hano hari umuriro, wenda ukavuga uti navukanye 97 n'ibice 23. Icyo gihe bihita byibikamo. Ikindi no application igufasha kubika harimo n'ururenda uko rumeze. Ushaka kuvuga uti nta rurenda mfite, ushaka kuvuga uti ruri sticky, ruramatiriye, ntabwo rutoze. Noneho ushaka kuvuga uti rwaje ari rwinshi, urabona hariho akantu kamwe ni ruke, ni rwinshi ariko atari cyane, cyangwa se ni rwinshi cyane. Hariho creamy rumeze nk'amavuta umuntu yisiga, cyangwa se nk'ikivuguto, ibintu nk'ibyo nyine bitari amazi ariko bitanakomeye cyane. Naho ushaka kuvuga ngo ni ruke bisanzwe, ni rwinshi hagati na hagati, cyangwa ni rwinshi cyane. Kimwe na egg white bimeze nk'umweru w'igi, nawo ushaka kuvuga ngo ruraringaniye, ni ruke
ni rwinshi cyangwa se ni rwinshi cyane, cyangwa se ukavuga rumeze nk'amazi. Ibintu byinshi bitandukanye hano byose nabishyizeho, ariko ushyitamo hamwe. Bishobora kuza ari nka 2 mu gitondo, ukabyuka wenda ufite urumeze nk'amavuta bisiga, ku mugoroba hakaza urumeze nk'umweru w'igi. Ibyo birashoboka, byose ubishyiramo ari 2. Hari n'uburyo bwo gushyiramo imihango, ukavuga uyu munsi yaje ari mike, cyangwa se yaje iringaniye, cyangwa se yaje ari myinshi. Ku bantu benshi iyo imihango irangiye, hari n'igihe kinyuramo haza ibintu bitari imihango. Navuga ko ari nk'imihango iba yarasigayemo, ariko utavuga ngo ni amaraso, yarahinduye n'ibara. Ibyo nabyo ushobora kuvuga ko biri kuza. Ushobora no gushyiramo igihe wakoreye imibonano mpuzabitsina warakoresheje agakingirizo, warakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se warakoresheje uburyo bwo kwiyakana. Kugenda ushyiraho iminsi wakoreyeho imibonano mpuzabitsina ni byiza, kubera ko niyo utwite uravuga ati nshobora kuba naratwise muri kino gihe. None byo nabwiye ibindi bimenyetso by'inyongera ushobora gushyiraho. Ino app ni nziza kubera ko baguha n'uburyo bwo kubyongeraho. Hano hari ibimenyetso byinshi cyane. Ushobora kuvuga uti mo ndababara mu nda, amabere, ndananiwe, mfite umuriro, ndumva nshaka ibiryo ibi n'ibi, mu mibonano mpuzabitsina nababaraga. Ibintu byinshi cyane ukagenda ubishyiraho buri munsi. Noneho ushobora no kwiyongereraho ibyawe ubona bitariho hariya, ukandikaho icyo ushaka. Urugero natanga wenda ushobora kuba ruri muri biriya bafite, ariko ni urugero bisanzwe. Ushobora kuvuga uti numvaga nshaka ibijumba, ukabyandikamo ukabyemeza. None ushaka kuvuga uti uyu munsi numvaga nshaka ibijumba, urabona ko byahise biza hano, ukavuga uti numvaga nshaka ibijumba. Ushobora no kwandikaho ibindi bintu bitandukanye mu gihe ufite ibintu byinshi ushaka kwandikaho, ushaka kuzagaruka ukibuka. Uko iminsi ishira uba ushobora kugenda ureba imbonerahamwe, bakakwereka ibyo washyizemo, ariko noneho babigushyiriye ku murongo, byoroshye kuba wahita ubikuramo amakuru. Icyitonderwa, application n'ibindi byose twakoresha ntabwo bisimbura ubumenyi ukura ku bantu bahuguriwe kwigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse n'uburumbuke. Application n'ibindi wakoresha bigufasha gushyira amakuru hamwe. Ku bafite telefone bikagufasha kuyagendana, ukaba wareba igihe cyose, ariko ni byiza ko ubanza ukabona ubumenyi bw'ibanze ku babihuguriwe, none ukaba wakoresha application n'ibindi mu kugufasha gushyira mu bikorwa ibyo wize. Ni ryari watangira kujya wandika ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bwawe? Tuvuge wenda ko uyu munsi utekereje ugasanga ugiye kubitangira. Mu buzima busanzwe tuvuge wenda ko uyu munsi uvuze uti ngiye gutangira kujya nandika ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bwanjye buri munsi. Abakobwa benshi baba bibuka umunsi batangiriyeho imihango iherutse. Ubyibuka ni byiza, urafata uwo munsi ubite uwa mbere, nurangiza ubari urebe uyu munsi, wenda uvuga uti uyu munsi ni umunsi wa 10. Nimba ugiye kureba application uyidownloadinge, ukora ibisabwa byose, nurangiza ushyire umunsi wagiremo imihango iherutse. Iyo nibuka n'iyindi minsi wagiremo imihango ya mbere mu mezi abanza, ugenda ubishyiramo. Warangiza guhera uyu munsi ugatangira gushyiramo ururenda, waba ufite thermometer ugashyiramo n'umuriro ubyukana. Warangiza ukagishyiramo n'ibindi bimenyetso by'inyongera ugenda wibonaho. Uyu munsi ukaba ari umunsi wa 10, ugakomerezaho. Wabona imihango bikaba umunsi wa mbere. Nyuma tuzareba ni ryari watangira kureba ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bw'umugore, nyuma y'uko ubyaye wenda, nyuma y'uko ukuyemo inda, n'ibindi bintu bitandukanye. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze, murakarama, naho utaha.